umenye yuko buryo ushobora kunkubita akamusiganga bakaza ari igisenze bye bikubye kabiri ibyo wamukoze. Okay, ngaho vuba. Umwana wanjye ntabwo ari kwiga secondaire. Oya bwira sa nkubita. Ngaho nkubita. Nkubita. Kamunzira shaka. Nyine va munzu. Igira he. Igira he. Urashaka kumva nkubwiye sibyo uva muyo. Ugiye kurwana? Ntanjye ntabwo nshaka kurwana. Akoze kayitaje kurwana na mukubite. Mumba. Ako bundi reka mbanze mukubite. Cyangwa hano. Ntaho. Ase ko numva umutsimbaraye. Kandi uje utukanuye amaso uvuga ngo wewe nkubiture. Ubundi urazi wanje kuntera umenye ko nubwo uri umuyobozi hejuru yawe hari abandi. Nubundi raporo nayandika. Okay, sawa kumukubita. Oya umva nkubwiye yari nkubi. Uruki. Uravuze ngo nkubita urushyi mu maje. Suko uvuze reka nza mbyandike. Ariko ubundi reka nkumaze shaka. Ako ubundi urashaka iki? Ndashaka kumenya uyu mwana wanjye umuteye inda. Wese nibe je namushaka iwanjye kuki ushaka kumatira. Hanyuma kubera iki ndashaka ko kubyara umwaka ndere. Yayigutere. Okay, no reka mbere. Injira hano mu nzu. Yayigutere hano mu nzu. Saha ngaho yamutere. Oya ni yinjire mu nzu. Ngwino nyine kuko bayigutere. Injira mu. Naho yayigutere. Ugora jya hehe? Wiguma. Injira mu nzu so sakuzanye. Kusunitse. Wiguma. Ndashaka kumenya uko gutenda nuko wabigiye. Ibyo ntabwo bikureba niba wamuzanye ubwo wamuzanye. Icyo nzamukora cyari cyose ni iki. Akunya gukorera inkuru ishyushye. Urashaka kuzamukorera. Si wamuzanye? Namuzanye. Turi umuyobozi. Ndi umuyobozi. Uzandika raporo pakurwe. Uraje. Ntabwo tuvuze induru ndetse nandika raporo Injira mu nzu ntabwo ibuno amaribori igikari yewe burya inkwi zirya ba nyirazo bafite ibiryo nako bene inkwi barya ibihiye umva ibyo mfite byose ndabiguha umva nyine nari nguhagaritse ntakore ko imana buzuye pe wumva ko batera urubwasha yego se uruzuye nuko ariko si ubu wowe ntubibona hano ukuri kw'imana uruzuye none se niko harya akazina kawe witwa nitwa Kibasumba. Kibasumba sha izina ni ry'umuntu rwose nanjye rero nitwa Muzehe Kevin. Muzehe Kevin Baba Lao. Okay. Ubu rero aho wakiba hose inote nini gusa do n'ay'amahanga arimo n'ay'amahanga arimo niko Kibasumba niko ye ejo se wazabona akanya nibura ngo dutemberane tugana ahantu tuganire ejo ku Munyinya ntuhazi hano ruguru ndahazi hariya rero niho twategera voiture tukagenda nta kibazo saa 12 z'umugoroba niyo saha nziza burya yego nta kibazo
buriya iyo butangiye kwira nibwo umuntu nkawe nyine atangira kugaragaza isura nziza. ntabwo nari mbizi ariko ubwo ndabimenye. Nzakubona se? Iyi nta kibazo rwose, saa 12 zuzuye nzaba mageze. Kuri iyo saha? Yego. Ngaho. Ariko rero umva papa wawe ntabimenye. Ntabwo nabimubwira ko nanjye ndamutinya. Ntubimubwire. Sawa. Dore umukobwa rwose. Yawe inyuma imbere nzagwa hariya tu saa 12 z'umugoroba. Ariko se wenda utazabimenya ubuyobozi mwiriwe kirirwa uboshye cyangwa ari rwugana ninde utazabimenya navugaga nyine vumvura nta kibi ninde utazabimenya ariko se ninde utazabimenya nta kibi rwose navugaga nza nkwandika muri ba ruharwa ku mwana wanjye noneho ku mwana wanjye ariko se ubonye nkwandike muri ruharwa uhita ujya kwa ujya transit to the suite direct ahubwo ngira amazina yawe wiki ngira amazina yawe amazina yanjye harya ni Kevin dekura uramba amazina yawe iyo ndirimbo urayizi ntugezwa reba igenda hera nguririmbira mera kuri ya Kamariza mera oya ahubwo noneho aya muririmbira iyo ndirimbo zikubyina ndirimba keza keza ngo bantu ndirimbire nanjye ndahita muri intoki ndagukunda rimwe na rimwe mvura amagambo uvugamo umva naguhobera gusa tuza ubona ntaratomboye ni ukuri kw'Imana sinzi ko nari kuzabona undi mugore nawe utarajijisha ngo mbyibaze hagarara hano twagiye ubundi buri kungura bizi ko nazi kubyina ndamukanda mane niwanga ruhayigufate ngaho nawe ngaho yasohoye ngocheza mukando mane okay ongera basi agashitse karirimba isha inzi nyinshi zenze ishaka nanjye ntinzemo kubyina cyane mfite kwibuka ibiririmbo byinshi gahita numva simbizi ukamenya uko ngukunda n'ukuri kwigurira icupa maze ahantu nkunda ariko hari umunsi nzakuririmbira nanakurusire izo mpamvu Sofa. Musa nta kuvuga ntaki kibasumba rero nageze aha ngaha
none uzi ibintu reka kubwiza ukuri ku izina ry'Imana niba ari biriya mico yiwe ntabwo nzayihanganira kandi ntako ntagize ngo mpfushe ariko wapi none ubu ngubu byarya mpfushe ni izina ry'Imana napfushije mpagaze none nkubeze habaye iki hakicara ubanza utuze umbwira nakwicara nagira guti ntabwo ari bumwe nimba ari nawe umutoza none njyewe imizingira avamo imyibano ariko mbwira utuje imizingira avamo bwira n'ibiki ni gute ikibazo udashobora kuva ahangaha akava ahangaha yambaye impenure wagira ngo ari muri dushe umwana wanjye yaruha se yaruha ntabwo mubone noneho polisi n'ibisaza kibazo Yame mama. agasoma pareshya wino hano aha Yame mama. karamizwe nshinga wangegera Ako papa urundi unyangiriye iki? wangera iki urumva nta soni ugenda umuze isoni nk'umuntu w'umuyobozi Nase ngiye nkoze iki? Nkoze iki? niko imyambarire yawe ugenda mu muhanda ugenda ugira gutya kamwe kikoza hano kandi kwikoza hino buriya watora n'inote cyangwa igiceri mu muhanda kubera se iki ugahita uhenera abantu ikibazo nibaza wa mugabo uyu mwana ubwo busa yambaye buri hehe ko ndashaka nabwo kumenya iriya myenda ahantu ayikomoka reba ukuntu nyoko aba yambaye umurusho bwiza Nase kuri ngo yari mama. ni nyoko hanyuma wowe uri iki Ndi umwana. uri umwana we uri umwana wande tena wa muyobozi wongera n'umuyobozi uvuga gake abaturanyi bumve yuko umwana yarananiranye umwana yarananiranye atananirana se nimba nta burere umuha nimba ntaki nzongera kukubona mu muhanda wambaye kuriya none uri kumwe n'ikintu cy'igisaza murimo kugera kiriya gisaza se ubundi mwapangaga iki nabonaga kirimo guta inkonda kirimo gukura ariko wa mugabo kufuhira umukobwa wawe uzamwirongorera ariko ntamufuhira se umwana wanjye yaramvunnye reka ariko se yakuvunnye kurusha jyewe mutwisa amezi 9 nanjye ndakubwira ngo ngomba kugira umukwe wiyubashye kandi ntabwo uzagira umukwe wiyubashye wambara ubuntu n'ubu ngubu urumva icyo kintu mugabo we tutanihaye rubanda iyi ni imyenda igezweho ni urubyiruko none se yambara ibi byakubita ihugu nkanjye nk'umukecuru ariko kubera icyo none ninde wamugira amatsiko yo kureba ikimero cye kandi agenda cyanitse none se natagaragaza ubwiza bwe bazabona gute ubwiza ntabwo bumuhagije ese ureka nkubaza njya kukurambagiza nkurongora ntabwo wambaraga neza ku gihe cyacu ku gihe cyanyu iki nacyo nicyo ugomba kugendera kuri ibyo ngibyo nkubitira umwana mugabo niba ushaka amahoro yanjye nawe niba ubona tumaze iminsi tudasimbuka ntukorere ku mwana tudasimbuka ariko tudasimbuka ntunkorere ku mwana wahera kuri wowe ariko nkamukurikiza umva nkubwire nzongera kukubona mu muhanda nzongera kumva rero ntuzanage nambwira uyu muyobozi ino kayi irimo amabwiriza y'abaturage irimo amabwiriza y'abaturage ndajya kumenyesha murashaka kugwa murashaka kufatanya noneho nzembere murashaka kufatanya nzembere umva reka nze mahondagurisha mahondagure utwayanga turya ngwino tukwereka ahubwo ngwino ntasoni we gafurudomu wowe we gafurudomu wowe nongere ndakubwira umva nkubwire niba wikunda ukunda ubuzima bwawe ndekera umwana zunguruka untorerera akarabo gira vuba se zunguruka utorerera akarabo genda uyizane tambuka genda uyizane ntasoni ngaho ndebera urebe iki sura mwana wabona baye iki umukobwa wanjye agomba kugira arimo kugenda atera amarari ibintu by'ibisaza biti inkonda bagira gute ibisaza birata inkonda kubera iki byaretse kumurebera muri amezi navuze ko ntazakubita umugore mu buzima bwanjye ugiye kumubita ariko buretse ugiye kumubita reka mbanze njye kureba umupira nimvayo uraza unkubita wowe ntabwo ngo kubita ariko nindamuka mvuyeyo biragenda gute ndabaraza ku nkeke murabibona mpereza hano nyakarara toka mbere yanjye utangwara ku mwana we reka nkubwire iyo myenda ndayitwika se ndayifata yose nitwika iyo ugiye undekere umwana uretse ndayitwika ibyo bidosiye rero ugenda arayaboniza aho abirimo genda Mama kuki papa nya. rekana nawe urabiyobewe igire mu nzu ukomereze byareka nanjye nkomeze uko nari ndimo igendere mwana wawe ariko uko uri mubi niko ari isura yawe si nanjye narashatse karabo keza karabo kanjye ndekura ngende iwacu wakabonye Ni keza cyane. ewa kabisa
Reba ukuntu umeze neza, reba ukuntu. Ariko mana yanjye. Akariko karameze neza. Thank you. Kahumba neza. Twamara kabisa hano. Gukora ki? Ndagukunda. Nozi ibyo mbona pe. Ariko ubundi genda ndababara uriya mugabo wawe bananga kumwita ariko ubundi bapanze mubwire ukuri ko Imana agenda gukunda. Urabizi ko bataranyereka na kiriya gikobwa ngo bakizane iwanjye ari we nikundira. Ariko niba bitangiye byo gushakana n'uriya mugabo ntazi ubwoko bwe. Ku mu rukundo utangiye kuzanamo amapira akakanya Ari ntazabimenye. nuriya nta mpamvu yo kumenya yabaga umwana Gusa neza cyane. oya nunera amasoni nawe kandi ugasanga wagiye wihana akabaho ariko buriya nyine twajyamo ntabwo twamara nk'iminota nk'itanu da. ahandi abizi ugira amashyushyu Reka nyine Ngeze amahirwe turahuye. bite se amakuru yawe? Wambaye neza gusa. Urakoze. Narinje ngushaka. Ni ubuhoro se? Kugira ngo nkuburire. Umburire? Ayo maso barayahanduza ibikwasi cyangwa inshinge. Kaho. Ndakubwiye ngo nushaka ugenze make. Umugore wuriya mugabo. Uwuhe mugabo? Umugore yatsize yavuze ko nimuhura. Aya maso ayahandura akayakuramo. Umugore wuriya mugabo? Mudugudu. Ego Mudugudu afite umugore? Mudugudu afite umugore? Yego, ubwa gukatana inguni mukajya muri bare mukanywa mukaryama oya wagira ibyo mbwira. Mudugudu nzi ko nta mugore afite banamuzanye mu mudugudu wacu kubw'icyizere bari bamugiriye cyuko ari inyangamugayo. Ntabwo Mudugudu afite umugore. hari manza wasaze ntabwo ari gutya. Umenya nasaze ariko ngaho genda ibyo bagukorera urabibona. Oya mbwira. Ariho se ubundi reka nkubaza. Wiroha kuri iriya ngegera yirwa yikoreye ibitabo wamburanye iki koko? Oya wamburanye iki? Wambwira n'ukuri ko nikundirane y'inzobe. Reka rero nkubwire. Buriya Mudugudu mana nta kintu na kimwe njya muburaho. Asibye weho ngaho. Iki? Amafaranga. None kandi amafaranga atavamo inzoga n'inkoko nta kintu turi buvugane. Mudugudu we icyo nshatse yaba inkoko yaba iki dendo ibintu byose ni munange ngaho gira vuba. Mbese ubwo ntukora n'umuganda kuko ntacyo yagutwara ntutanga amafaranga y'irondo ibyo biri kuko ntacyo yagutwara. Bishatse kuvuga ngo yuko ageraho ntavuze yageraho ntavuze umuturage nk'abandi ahubwo uri kuntinza. Gira vuba nyine. Witonde umugore we nakubona. Ako uzi ko buriya Mudugudu ni n'umukire mu rwego rwo hejuru ahubwo si urahazi ibyo by'umugore we oya sindi no kubyumva. Ariko waruzi Mudugudu urahazi. Umva wingora waruzi n'ibindi. Reka ngende mbivuge. Hoya se ukora tansiyo reka ngende mbivuge cyane urebe uko. kubabona ahangaha mwamubonye uyu bamwita Rutani. Ni ukuvuga ngo tugiye gutigisa inkute enye zino si nizo tugiye gutigisa. Mwebwe icyo musabwa ni ukujya kuri channel yacu Kagarara ugakora subscribe share and comment. Ubundi abanyarwanda twakubita ibintu byiza cyane kandi turabakunda fresh sana kandi ewa
tugiye kuryoshya ibintu bya tari ijwi ufite yaba rikoresha ubone nka Goliath tuje kamanze mbwira abagabo batangiye none kumva haguruka nyine ubabwire bababwire ambo nubwo Sandra ariko ndabivuga tugiye kujya kuri Kagarara dukore subscribe share and comment